Hello guys, twongeye kubasuhuza abakuri iki biganiro kuri Baza Tech TV. Twari tubakumbuye, twari tumaze iminsi tutari gukorana, ariko twongeye twabonetse. Tugiye kubigisha ibindi bintu by'ubwenge byinshi. Muri iyi video rero ntari butinzemo, ubu tuvugana ngiye kubereka uko umuntu ashobora kwestara computer, kuyiforomata, bya bindi bita guforomata, ku buryo uyestara computer yawe yanze yagize ibibazo ikongera igasubira bushyashya, cyangwa wone bavuga ngo computer irimo amavirusi, ngo irimo ibibazo byinshi bitandukanye, iri kugenda gahoro. Mbese iyi video biraza gufasha ibibazo byinshi abantu ku makompiyuta yabo, kwa kundi bigenda gakeya, hari ibintu itari gukora ibirandaga, mbese ukabona ko computer yawe yagutesheje umutwe, yagize ibibazo byinshi. Iyi video iki kibazo ije kugikemura burundu, kandi iyi video nuza kubona yari iri muzo wari ukeneye, uze kwibuka gukora subscribe, una sharing, ukure na like. Ndumva byumvikana. Izi computer tugiye gushakamo iyo twestaramo, tuyestare, ariko reka twestare iyi ngiyi, hanyuma guys ntihagira akantu na gato kaza kugucika rwose. Ndabizi neza nkuko dusanzwe tubana, iyi video uze kwisharinga nubona hari kigufashije. Nkuko twari tubivuze rero, iyi video tugiye kwifashisha ino computer turebe uburyo umuntu ashobora kuyiformata. Part 2 tuzabereka uburyo ushobora kubootinga flash yawe ugashyiraho Windows. Part 2 irahita isohoka vuba, irakurikirana n'ino video rwose mu masaha make nayo muraza kuyibona. Ushyiraho Windows kuri flash cyangwa ukaba wakoresha hard disk n'ubundi buryo. Ubwo iyo part 2 turahita tubereka uburyo ushobora gushyiraho Windows cyangwa operating system. Muri iyo video irakurikira muraza kubibona. Rero twihuse tugiye kubanza twatse computer turebe ese computer iri gutangaza iki, ese uyestara byagenze gute, ese iyi ngiyi ifite ikihe kibazo, turebe ko cyaza gukemuka. Noneho turebe twitegereje cyane. Urabona computer yacu iri kwaka, imashini iba yatse, ariko already urabona ino mashini yacu iri kwaka ikandika aya magambo yiteho cyane. Reba ririya jambo rya mbere riri kubanza, riri kuvuga ngo booting device is not found. Bivuze ngo booting yayo ntabwo ibashije kuboneka, bivuze ngo nta operating system iriho, cyangwa mo kimwe harimo ikibazo disk yaba yagize, kuko nko hasi reba uko handitse hari kuvuga ngo please install operating system your hard disk. Barangiza bakakwereka ngo byanze bikunze bari kubigenza, kandi bakongera hasi bakaguha message bakavuga ngo kanze kuri F2 bagusubiza kuri bya bindi wari wabanje, bakavuga ngo system yakongera ikaba diagnostic. Ndumva rero byumvikana cyane. Iyo bigeze hano ntago computer ishobora gukomeza kwaka, nta kintu wakora, ibyo wakora byose dore yakongera ikazima gusa, ntago imashini ishobora kwaka. Nekereza uko birimo kureba. Iyi mashini rero tugiye no kwestara ni HP i5 G1. Abatekinisiye cyangwa abazizi bahita bazibona cyane. Hanyuma uhita watsa imashini ugakanda buto ya F9. Twihuse dore ngiyi hano niyo ndi gukanda, urayikanda cyane ugategereza ukareba paka bazanye hariya muri screen ko ukanze F9. Nuko nko kuba bootinga machine, ushyiraho flash iriho Windows, ugakanda buto ya F9 kuri izi HP, ugategereza ukareba icyo message baguha. Urana message bamaye, bambwiye yuko banyinjijemo aho ngomba kuba ngiye kwestara. Banyeretse ko flash barayinyeretse, bari no kunyerekaho noneho ko nshobora guhitamo, ngahitamo ahantu ha flash. Dore iyi flash mfiteho ni iyi ngiyi ya UK disk. Nekereza ko birimo kugaragara cyane. Ahantu iki gikorwa dutangiriyeho nizere ko umuntu wese akibonye. Ufata computer ukayizimya, wamara kuyizimya nk'izi HP ugahita ukanda ugashyiraho flash witonze, wamara gushyiraho flash ugahita ukanda F9 mu gihe wakije. Uratsa ucyatsa imashini itaraka ugakanda buto ya F9 kugera ku gihe imashini ibuze kwakira. Warangiza rero uraza ukamanuka hano hasi, then ugahitamo flash, niyo yitwa USB hard drive ya mbere. Iyi yanjye yitwa UD disk. Nekereza ko byumvikana. Iyo hageze rero hano uhita ukanda enter, ukabireka ugategereza ukareba message baguha. Wow, iyo bigeze hano rero ubugira ngo imashini igiye kwaka, ugategereza ukareba message bari buze kuguha ikurikiraho. Ndumva byumvikana cyane. Ubu tuvugana aha ngaha turategereje, turi kureba ese igikorwa gikurikiyeho ni iki. Iyi video nuza kubona igufitiye umumaro rwose, ayo yari iri muyozo wari ukeneye, ukore subscribe nabivuze ntangira, hanyuma na sharing abantu, kuko iyi video nagiye ngisabwa n'abakunzi benshi kuri WhatsApp group mfite, baraza bakambwira ngo ni video turayikeneye.
nawe kandi muri comment ushobora kuza kwandika video ukeneye y'ibigendanye na electronic. Wow, urabona ihita itangira imeze nk'aho igiye kwaka. Hano ntekereza ko murimo kubireba. Wow, igahita izana ino message yindi ya kabiri. Ntekereza ko birimo kugaragara neza. Reba ahangaha tugeze iratubwiye ngo Windows dufiteho niyi byose ikabyerekana. Icyo uhita ukora rero iyo ugeze ahangaha ukora next, kuko sinshaka ko video biza gutinda cyane. Uraza iyo ugeze hano ukanda next. Ntekereza ko birimo kugaragara. Igahita ikubaza ngo twestare Windows aka kanya. Niryo jambo rirahara install now. Uraza ugahita ubyemeza ukavuga ngo yego install now. Ntekereza ko birimo kugaragara. Yes, igahita ikuvuga ngo setup is starting. Bivuze ko igiye gucekinga setup yayo igahita itangira gukora. Bivuze ngo igahita none iza no kuza kukwereka amadisk yawe n'ibiki na biki. Ahangaha hari message bari gutanga. Ntekereza ko mwese murimo kuyireba. Iyi Windows tugiye gushyiramo ni 11, ni Windows 11, ntabwo ari za 10 mumenyereye n'izindi. Ni 11 nkuko mwabibonye byanditseho. Iyo ugeze hano rero ufite key uziraza ukazishyiramo hano ukazandika hano. Ntekereza ko birimo kugaragara. Uraza hano ukazandika, ariko iyo utazifite baba barashyizeho n'ubundi buryo bwo kuvuga ko ntazo ufite wenda uzazishyiramo nyuma witonze ukoresheje internet cyangwa ubundi buryo. Uraza ugahita uvuga hano ngo I don't have it product key. Iyo bishyizemo ikurindira gatoya ikabona message yayo yuko yibwiye ko ntazo ufite, ugategereza gatoya. Wow, igahita ikomeza ikakubwira ngo noneho urabona izi message zose wowe uzahagarike wenda usome nta kibazo, ariko uko turi kwigisha kandi turi kwihuta kugira ngo video bitarambirana. Uraza hano iragushimira ikakwereka Windows, ikakwereka igihe yabereye update, igihe yakorewe byose. Ahangaha urabona iri kubikwereka ko ari Windows 11 n'ibindi. Uhita ukemeza kano kantu ukavuga ko ubaye accept, ko nyine ibi bintu umaze kubisoma byose ubyumvise, ukagatikingaho gutya. Warangiza ukaza ugakora next. Wow, ntekereza ko igahita ikuzana hano hantu habiri. Rero witegereze neza, iguha ahantu habiri. Ahambere ni ugukora upgrade install Windows. Hariya uhajya ariko part 2 nzahita mbabwira icyo hari ahakora. Twebwe icyo dukeneye uyu munsi ko ndeye kwestara imashini bushyashya no kuyiformata, turajya hariya hasi. Ko muri part 2 nababwiye ko ndi bubere ku buryo babootingaho Windows kuri izi disk, cyangwa kuri izi ushobora kuyishyira kuri disk, kuri flash, kuri CD kera. Ubu buryo ushobora kubootingaho. Hano rero uhageze hano hasi, yes, hano handitse custom install Windows only advanced. Ntekereza ko murimo kuhareba. Na ahangaha uza ugahitamo ukirikaho rero igahita ikwinjiza wow ku madiske yose ufite. Aha hantu niho ruba ruzingiye. Aha hantu rwose niho uba umaze igihe kinini utegereje cyane. Ntekereza ko birimo kugaragara cyane. Iyo ugeze hano rero uritonda cyane, kuko ushaka dushobora kuhakora dupartitiona iyi hard disk. Dushaka kuyicamo ibice bibiri, dushobora kuyifata tukabangoreka iyi disk two kugira ikintu tuyicaho ikore bisanzwe. Doko hari ibintu byinshi hano hantu iyo hageze ugomba gukora. Ntekereza ko iri kutwereka ko iri ifite partition agera muri 4, ariko iyo witegereje neza izi zose zo hejuru ni za megabyte ntacyo zimaze cyane, ni ziba zakora recover n'ibiki. Iyo ukeneye cyane ni iyo hasi yanditseho Prime, ifite giga 465. Bivuze ko iyi hard disk ifite giga ubwo 500. Ibyo nabyo tuzabyiga nta kibazo. Ndahita mbigisha n'akantu gakomeye cyane nk'abatarutse batari buze kumenya bageze ahangaha, ko kuba wapartitiona ino hard disk uvuga ngo yicemo ibice bingahe, kugira ngo ujye ugira igice ubikaho ibintu, ugire n'ikindi gice wenda cyo kujya uformata mu gihe imashini yagize ikibazo. Ntekereza ko birimo kugaragara. Uraza rero niba ushaka gukora izo partition ugakora delete, ukagenda zose uzisiba, ukabanza ukazigira imwe. Turasibye ya mbere, turaje dusibye n'iya kabiri. Ntekereza ko delete murimo mwese kuyireba na format hasi, kuko hano hari utuntu tugera muri 5 turi hasi mwese muri kureba. Urabona nk'iyi refresh, delete, format, new, extend no kuba wakora load drive. Nizi message zose murimo kuzireba. Ntekereza ko mwese murimo kuzireba. Hanyuma rero twihuse cyane, uraza byose nababwiye ngo kazi deletinga, nta kintu na kimwe witayeho ukadeletinga. Wow, ukaza zose ukazideletinga. Ntekereza ko birimo kugaragara rwose neza cyane. Iyo ugeze hano umaze kudeletinga rero, wow, urabona isigayemo ari imwe. Gutya rero bimeze, ntago iba ari Prime, kuko ibigomba kuba Prime. Kugira ngo rero twongere tugiye Prime tunayicemo ibindi bice, kuko tugomba gufata igice kimwe tukagiformata, ikindi tukajya tukibikaho ibintu. Uraza ukaza kuri new.
iyi niyo kugira ngo ibe prime nta kintu ukoze uraza ugahita ukora apply bwa mbere kugira ngo haze gusigara igice cya prime haze n'icyo gusigara igice ushobora kubikaho. Iyo ukoze apply rero igusaba ibi ngibi ikakubwira ngo uko ugiye kuyikora create kugira ngo ibe prime ukavuga yes. Iyo uvuze okay irabigukorera nta kibazo. Urabona wow hard disk yacu iyigize prime ihaye iparti ya prime ndekereza ko birimo kugaragara cyane. Uraza rero iyo umaze kwigira prime ubwo buvuze ngo ndashaka yuko iyi hard disk ntari buze kuyicamo ibice bibiri, ariko twihuse niba ushaka kuyicamo ibice bibiri kuko nababwiye ko ari na rino banga ndibuze kubereka cyane hano. Uraza wongera udeleting ubanza uyihuze ibimwe, nimara kuba imwe nkuko murimo kubireba hano. Aha ngaho ushatse wayigira imwe, wanashaka ugahita uza hano kuri new ugakora partition ya disk. Izi giga zose uri kureba rero no kuvuga ngo giga imwe ibihwanye na giga igihumbi, no kuvuga ngo giga imwe ibihwanye na megabyte igihumbi. Bivuze ngo niba dushaka rero ubwo kwigice kimwe tugigira giga 100 ubwo turandika ibihumbi 100. Ndabizi murabaswa bamwe na bamwe uretse ko ntabwo mbatutse ubu ntabwo mwari kuza kumva ko niba megabyte igihumbi ziwana na giga imwe. Nani ngiye kubabaza ikibazo kimwe kivuga ngo ese giga ko dushaka ko tuyicamo giga 100 turaza kuza kwandikamo umubare wa kangahe. Nani ngiye kukibaza ariko ntabwo nirirwa nyibabaza kuko turi kwiga kandi muri abantu banje murabizi ko tubemera cyane. Twihute rero guys, uraza ugwandikemo ibihumbi 100, uraza ubyandikemo ibihumbi 100. Wabona n'abantu batazi no kubyandika, ariko ubwo utazi kubyandika nzaza murebe. Hanyuma ugahita uza kuri apply. Nidukora ahantu barahita badupartitioneramo iyi hard disk mo ibice bibiri, donc baduhe giga ubwo 400 ku ruhande, izindi giga 100 zize then zaje ku kindi gice. Ndumva byumvikana cyane. Tugiye kwicamo kabiri zira giga 465 tureba zimwe hahita yasigara ubwo 365. Yes, uraza wa applying utegereze hard disk yawe icemo ibice bibiri. Wow, urabona ko hariya batweretse giga 97 hasi batwereka giga 368. Bivuze ngo zira giga 97 rwose ni giga 100. Urabona ko megabyte 3 bakaseho ntabwo kwanza ni n'ebyiri n'ibice bitatu ntabwo ari cyo bivuze, ariko unabishatse wazuzuza nazo wazandikaho. Hano rero iyo birangije urabona ko iba yaguhaye uburenganzira uhituza hasi kuri next. Ibi nibyo byitwa guformata. Dore naha ngaha bya jambo bavuga ngo guformata ni hano. Uraza ugaformata ubwo icyo gice ugiye gushyiraho Windows, then uba hano turaformase, nibyo byitwa guformata. nta bwenge bwinshi buba burimo. Ugahita uza rero niba umaze guformata uraza hasi ugakora next, then ugategereza. Wow, igahita iza ahantu. Urabona aha ni amapariti menshi, hari ibintu bigiye kwestara. Urabona pariti ya mbere yo gukora copy Windows file yayirangije yayitikinze, igiye gukora icyo twita getting file reading, ubwo igiye kwestaraho Windows nkuko birimo kumvikana hariya. Igiye kwestara utu tuntu twose iri buze kuza kutwestara. Urabona hano hasi hari utuntu twishi iri buze no gukorera install featuring, nirangiza ize no gukora install ya updating. Ibi ni birangiza iraza guhita izime kugira ngo ize gukora noneho step za nyuma, ariko nyirizintu ugeze aha ngaha ibi bintu ukabasha kubikora iyi mashini yawe waba wabishobora. Wow, turategereza rero. Urabona turategereza bino bintu bigere ku 100, dore biri kwihuta cyane bigeze ku 10. Nekereza ko uze kuba wandika aho hasi muri comment mu gihe twitegereje yuko bigera ku 100. Ntago wabura ikintu wandika muri comment. Ese ubundi batugereje wibutse gukora like. Iyi video se urabona nta mumaro ifite. Wari utuzi imashini yajyaga izamo amavirusi bikagucanga, mbese bikaba ibintu birebire bikaguhabya cyane, ariko ahangaha kuri iyi video nababwiye ko iki kibazo naje ngo tugikemure twese kuri Baza Tech TV. Nekereza ko byumvikana cyane rero. Hano turategereza bigere ku 100 hanyuma kugira ngo turebe n'izindi step. Kandi iyi video rwose nubona wari uyikeneye nabibabwiye rwose uze kwandika aho hasi muri comment ngo iyi video nari nyikeneye. Nekereze ko byumvikana. Intambwe twahereyeho nazo twanazisubiramo kugira ngo wongere uzifate mu mutwe neza. Twatangiye dufata imashini ituyatsa tuyakije yanga kwaka, itwereka yuko iri not bootable. Nekeza ko byose mwese mwabibonye. Hanyuma turayizimya. Tumaze kuyizimya
nababwiye kuyizimya. Wamara kuyizimya ugashyiraho flash iriho operating system cyangwa iriho Windows, byose ni bimwe. Warangiza ugakanda F9 kuri izi ngizi za HP G1 niyo dukoze. Ubwo butaha nawe uramutse ufite indi wabuze booting yayo wanyandikira ngahita nkubwira iyo mashini yawe booting but ugomba gukoraho. Kwizi buto zose ari ama F hari ibyo abagiye akora bitandukanye. Ntekereze ko byumvikanye. Twakanze rero F9 ihita twinjiza muri booting, turaza turamanuka duhigamo ahari hari flash iriho operating system. Ntekereze ko byumvikana cyane. Ibyo tubirangije twahisemo dukanda enter, duhisemo ahari hariho Windows. Ibyo tubirangije twestaye imashini yahise itangira nkaho igiye kwaka, iri installa iraziza kuduhitishamo aho twageze, iri kutwereka yuko tubaye dufite amaki yayo twayashyiramo. Ntekereze ko bari babyibagiwe nyine, ubu mwabyibagiwe, ariko ndatekereza ko ubu ndi kubakora revision. Hari aho igeze kudusabira tubwira ngo noneho nidushyiremo key, niba tuzifite product key tuyishyiriramo yuko ntazo dufite. Dukora next, irazita itwereka Windows tugiye kwestara, itwereka n'igihe yabaye update ku nshuro ya mbere, itwereka ibintu byose. Then tuharangije aho ngaho nahise mbabwira ko tugomba gutikinga hasi ukemera izo term condition ibiguhaye. Then wabirangiza ugahita ukomeza wihuse cyane, wihuse. Twahise dukora next, ihita tujyana iduhitishamo ahantu habiri niba mubyibutse. Twahise duhitamo aha kabiri rero ariho twahise twinjira mu hard disk. Hard disk twamaze no kwiga uburyo umuntu ayipartitiona, ashobora kuyicamo ibice bibiri. Ntekereze ko ibyo bintu rwose mwese bibagiriye umumaro. Kuyicamo ibice bibiri nabiberetse, kubanza ugafata amadisk yose roko imwe ukayigira imwe, ukaza ugakora kuri new. Mbibutse yuko nababwiye yuko giga imwe ihwanye na megabyte 1000. Nababwiye rero uramutse ushaka megabyte igihe ubwo ushaka giga 100 ugurandika 100 kugira ngo iguheremo igice kimwe cya giga 100. Ndumva byumvikana cyane guys. Ahangaha tugeze rero, dutegereje kuko twageze aho ngaho tumaze gupartitionamo giga twari dukeneye. Twaje tugeze ahangaha tureinstalla Windows. Ubu Windows rero dutegereje ko irangiza iyi step ya mbere, irahita ijya kuri step ya kabiri, hanyuma igere kuri step ya gatatu inari starting, kuko igomba kuri startinga ikaza kuza gufunguka neza cyane. Ndumva byumvikana cyane. Tugeze kuri 75 rero, murumva ko biri kwihuta cyane. Dutegereze gatoya rwose bigere ku 100, dukurikize iriya step, byose irabyikorera. Iyo ugeze hano urayireka imashini byose irabyikorera, nta kintu wewe wongera gukora. Uza kongera gukora ruko imashini yizimije ikanaka, hari indi step ugiye kujyaho. Ndumva byumvikana cyane. Ntekereza ko rero imashini ishobora kubikora hano hantu yihuta cyangwa ikagenda gakeya, ariko uburyo bwiza no bwo gukoresha flash cyangwa hard disk uformata, kubera ko biba mu buryo bwihuse. Iyo ukoresheje bwa buryo bwa kera bw'amasede biratinda. Ubu iyi mashini ushobora kuyestara mu minota wenda itarenze 15, ariko wakoresha CD ikaba yamara nk'isaha yose. Urumva rero biratandukanye. Twavuye muri analog ubu turi muri digital, ibintu byose biba byihuse cyane. Ndumva byumvikana cyane. Hanyuma rero urategereza cyane. Tugeze kuri 87 guys, ubwo harabura 12, tugeze 89, tugeze ubwo twihuse kuri 90. Biri kwihuta guys, biba bimeze nk'akakana Yezu muri cyagiye babara mu kanya nituza kugera ku minota ya nyuma ndajya mbara. Urabona ko hasigaye 8. Ndajya mbabarira noneho kugira ngo muze kubona ko ibintu hasigaye 7. Ntekereze ko murimo kubireba hasigaye 6. Iyi step ya mbere ikarangira hasigaye 5. Ubu twizere ko muri kubera ko step ya 3. Ubu tugeze kuri step ya 2. Ubu yabanje copy Windows file. Ubu tuvugana rero iri kuri iyi getting file ready for install. Birihuse cyane, mwandangaje mutuma ntababarira. Igiye kuri step ya 3 ariyo ya install. Ntekereze ko birimo kugaragara ariyo ya install featuring nabibabwiye. Hanyuma ahangaha naho yihageze ntabwo hatinda, ahubwo iramanuka igahita itikinga na kariya kanyuma igahita inazima, irahita yiristartinga, n'ibintu biba automatique. Ntekereze ko rwose Windows mutazambwira ngo byabananiye. Urabona dore igiye kuri kariya step ka 4 kitwa install update,
nigatindaho gatoya irahita izima, then irahita starting, irabyikorera. Mwese mwitegereze murebe, urabona ko irakarangije kuri la finish up, irahita iri starting. Wow, soma aya magambo, irakubwiye ngo Windows ikeneye kuri starting kugira ngo ikomeze, ikaguha amasegonda 3 2 1 yagiye, go, igiye kuzima, ba, yagiye. Ntekereza ko byumvikana rero, nta kintu ukora, urayireka imashini ikizimya, ikanongera iraka rwose, ikagira izindi step ikora za nyuma. Ahangaha buriya Windows ubu tuvugana akazi kayo karangiye, yamaze kujyamo. Reka tuze kureba imashini yagendaga yanga, turebe ko noneho iza kongera kwanga. Dore noneho uratse nyakwaka, noneho nta n'ikintu na kimwe kubajije. Ntekereza ko birimo kugaragara guys. Ahangaha rwose urayireka ukarindira ikaza hasi, ikajya igenda ikwereka ama step atandukanye, uze gukurikirana, tuze gusozanya iyi video, kuko iyi video ni ingenzi rwose, nayisabwe n'abantu benshi barenga nk'igihumbi. Ubwo rero abantu bansaba ngo kwestara Windows, ngo gushyiramo Windows muri mashini ngo byarabananiye, nizere ko rwose ahangaha muri buze gukoma mu mashyi hasi, kuko ndashaka ko umuntu wese amenya ukuntu bikora bino bintu. Ndashaka ko umuntu wese amenya ngo bikora gute. Ndumva byumvikana cyane. Rero urayireka computer yawe ukayiha umwanya, wamara kuyiha umwanya rwose, wamara kuyiha umwanya ugategereza cyane. Ndumva byumvikana cyane, uyiha umwanya ugategereza, then ukaza kureba. Ubu rero dutegereje ko hari ibyo igiye gukora hasi, getting ikore nta kibazo. Urabona ko nk'ubu bitangiye kuri starting service, iraza ikoremo n'ibindi bintu bitandukanye, turagenda tureba. Urabona iyi step zindi iri gukora, igenda ikora step igeze kuri 7.5, izi ni step zitandukanye igenda ikora, then turaza gukomeza tugenda tuzireba step by step rwose igenda ikora. Ndumva byumvikana, ni nyinshi. Urabona nk'izira zirangije, irongeye isube hariya, igiye nayo kwihuta cyane cyane, mu kanya irahita yaka rwose. Turategereza nta kibazo. Urabona ko iyo ira step irangiye hazaho indi step, then machine irongera ikazima indi shuro. Ntekereza ko birimo kugaragara cyane, ikongera ikaka. Urumva ikora amasilipu cyangwa iri startinga inshuro ebyiri. Iyi rero noneho iriya ya kabiri irangiye, nibwo ibikonfirime yuko Windows byose byarangiye. Ubu bisigaye niyo flash wayicomokoraho, rwose ibintu byose bigenda neza. Ndumva byumvikana cyane guys. Reka turebe, kuko ibisigaye biriya nta kindi kintu. Ibisigaye niyo wayifata imashini ugakuraho nuza, ugakuraho flash, byakomeza, kuko ari ibikonfirmye ko ama Windows yamaze kujyamo neza. Guys, umuntu tugeranye aha hantu nababwiye ngo wibuke gukora subscribe na share ndetse na comment, ku buryo ibi bintu rwose bikomeza kugera kure n'abandi bakazabibona. Iyo ubikoze ni inkunga uba uduhaye kugira ngo n'abandi bantu babashe kubibona. Ndumva byumvikana cyane. Hanyuma rero urategereza tukareba yuko imashini ibintu birangira. Ureba step zose. Birakunda. Hano kiriya step irangiye ahita hazaho iyi ngiyi, then umuntu wese nizere ko ari kubireba. Wow, urabona ko hano rwose ahangaha ibiri kugwitishamo. Ese keyboard yawe urashaka kuherereye mu kihe gihugu? Ese keyboard yawe urashaka izajya ikora mu ruhe rurimi? Ibi rwose ni ibintu bisanzwe rwose utakirirwa ubazabaza. Nk'ubu hano iri kubaza ibya keyboard, ibanje kubaza uherereye mu kihe gihugu. Ushatse ukora skip, hari utubazo dukeya hano kubaza, ariko ibi byose biba ari ukujijisha gusa. Ukaza then ukareba ko imashini yawe yabaye nzima. Ukaza hano bikubwira ngo ushaka connect kuri internet cyangwa ibiki bishatse urabibwira ngo nta internet, I don't have it. Donc
ukaza ugakora ahangaha ni next gusa nta kindi. Ni ukuza hano ukaba washyiramo izina ryawe, wenda urabona twitwa Bazatech TV, urabona ko twebwe twitwa Bazatech TV, uraza ukarishyiramo izina ryawe niry'ibikubajije izajya yakiraho, then igahita ikubaza password, iyo ushatse uyishyiraho cyangwa ukayihorera, dushatse twanayihorera ukora next, iyo uyihoreye buriya nta password niyazuka iri buze kubaza, then ikakuzana hano ugakora next ni za next gusa, then ikabyihutisha. Wow, hariya ibiri kuri finale ya nyuma ihita yaka ikanagusuhuza rwose cyane, ikavuga ngo hayi rwose, ikakubwira ko computer yawe ibintu byagenze neza rwose, ikavuga ngo getting computer, ko igiye kuyiguha rwose ibintu byose bimeze neza. Wow, ugategereza gatoya rero ukareba, ikakubwira ngo nawe tegereza gatoya kandi wirinde guhita uzimya computer yawe. Ntekereza ko murimo mwese kubireba. Yes, ugategereza gatoya, nayo dore ibiri kubivuga, ikakubwira ngo utegereje gatoya nawe kandi ikavuga ngo uretse kuzimya mashini yawe isi utegerezaho gatoya rwose guys, kugira ngo igufungurire mashini yawe. Nta kintu kindi, nta yindi ntambwe ukora, nta kindi kintu ukora, urayihorera imashini igafunguka. Rwose nubwo nakomeje kugenda mbivuga, umuntu tugeranye kuri uyu munota, reba checkinga ko wakoze subscribe, rwose checkinga, kuko ibi bintu ni ingenzi kuba ubizi neza, ku buryo n'umuntu niyo Windows waba utayifite wagenda ugatira umuntu utintiza ako ga flash, niba wari ugiye kumformatira, niba wari mu 10,000 byo kubikora kuntiza flash iro Windows nangaye ni 1,000 cyangwa 500, ugahita uyamuha cyangwa ukamugurira agafanta akayiguha ugahita ubyikorera. Ni ngombwa rero mba nshaka ko ibintu byose hano muzajya kubwiga ibintu byose umuntu azajya abasha kubyikorera. Nicyo kintu nababwiye ko ndashaka ko umuntu wese ibi bintu azajya abasha kubyikorera. Ntekereza ko byumvikanye cyane, ibi bintu urategereza rero, kuko ibirimo kugenda hari ibyo ikonfiguramo neza, ariko biba byarangiye ibya Windows. Hano hari ibyo biri gukonfigura neza kugira ngo izajye yaka mu buryo bwihuse, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndumva byumvikana cyane. Urategereza rero guys, utarambiwe rwose, ugategereza ukareba. Wow, urabona rwose ibigeze kuri step ya nyuma, wow, igahita yaka. Ubu tuvuga ni mashini yamaze kwaka. Urabona ko imashini yamaze kwaka rwose, dore no kuvuga ko ari mashini ya Bazatech TV. Ntekereza ko byose murimo kubireba. Wow, rwose turabashimiye abantu tugeranye kuri uyu munota. Dore imashini yacu yamaze kwaka, reba hano rwose nta kigoye kirimo. Dore ngiyi imashini yatse, tushobora no kuza rwose ukinjiramo. Ibi rwose ni ibintu biba byoroshye cyane. Wow, turabakunda cyane rero. Dore imashini yamaze kwaka, wanashyiramo na flash ukirebera indirimbo cyangwa n'ibindi waba wari wateguye kuyikoresha. Dore ngibi, wow, dore nazajiga twakoreye partition. Ntekereza ko mwese murimo kuzireba. Wow, urabona ko hano rwose birasa neza, biraryoshye cyane. Turabakunda rero, mwakoze cyane kubana natwe. Nakagaruka, ciao kuri Bazatech TV. Wibuke gukora subscribe guys. Ciao, turabakunda cyane. Bye. Kuri part 2 ndituze kubabura, turebe ko umuntu ashobora gucreatinga noneho Windows kuri flash, ndetse n'ikindi kintu wifuza ko twagufasha, cyandikaho ngaho muri comment, turahita tuza tukigufashe. Ikintu cyose kigendanye na electronique turabafasha. Murakoze cyane.